ubundi ikintu cya mbere mu kazi ni akazi ako ariko kose gushyira igitutu ku mukozi ntabwo ari byiza. Yego. Buriya ikintu ngenderaho ndi gukoresha umukozi njye mwereka ibyo iyo uri gukora ukumva imvune. Iyo uri kumva imvune uba uri gutega bosi wawe, ariko iyo uri gukora ntiwumve imvune ahubwo ukumva imbaraga z'amafaranga. Ntabwo amafaranga ari ayawe. Yego. Ariko niba uri gukora muraho neza, amakuru yanyu, iminsi myinshi twari tubakumbuye hano kuri Inzetox. Twari tumaze iminsi tutagaragara ariko ubu twaje tumeze neza, tuzanye inama nyinshi cyane zungura ibitekerezo, inama z'ubuzima bwo muri iminsi bugoye cyane. Turabishimiye kandi twongeye turabakunda cyane. Uyu munsi wa none rero nitwa Shagi nk'ibisanzwe musanzwe munzi hano kuri Inzetox. Nasuye umuntu n'umuntu mbona w'umupapa wiyubashye cyane. Namusuye mu rugo ahantu aba, agiye kubibwira abasuhuze, nabwira aho akomoka, babwira imvo n'imvano ye, afite urugo, mbese byose aratubwira. Turakwakiriye papa. Murakoze kunyakira. Yego. Ndabishimiye kuza kunsura. Amazina yanjye nitwa Eugene Hakorimana. Eugene Hakorimana. Yego. Nkaba nubatse, mfite umuryango. Yego. Ufite umuryango inaha i Kigali cyangwa ufite umuryango? Umuryango wanjye uba mu karere ka Nyagatare, ariko njye mvuka inaha muri Kigali. Uvuka inaha muri Kigali ariko wagiye gutura mu ntara? Ni naho ndahakorera nago. Ni naho ukorera nyine, ni naho uri n'ubundi? Naho mpaba ku bw'akazi. None Eugene, ikintu nashakaga ngiye kukubaza ni nacyo cyatumye ngusura hano mu rugo. Ngufata nk'umuntu mu buzima bwa buri munsi, ndatekereza ngewe turaziranye, niyo mpamvu naje no kukureba. Akazi dukora urakazi, turakorana, uri umukoresha wanjye, ariko hari ibintu byinshi, mbese hari amatsiko mfite ku bintu bimwe na bimwe by'akazi dukora. Yaba kutugiraho inama, cyane cyane kutugiraho inama nicyo nshaka ko wakora. Ngenda urubyiruko nawe urabibona. Yego. Ariko kandi nanone uri umuntu mukuru kuri njyewe, ariko ndabizi neza ko iki kiganiro kizakurikiranwa n'abantu benshi. Njyewe ikintu narinje kukureba uyu munsi wa none, narinje nkugira inama ndetse uyigire n'urundi rubyiruko rudukurikiye. Yego. Akazi ukora ndagira ngo ukabwire abantu, njye ntabwo ndi bukavuge. Yego. Ariko ndi umukozi wawe. Nawe urabizi. Yego. Turakwakiriye. Yego. Urakoze Shagi. Yego. Akazi nkora ni akazi ko kajyanye n'ubwubatsi. Niko kazi tubamo ka buri munsi. Yego. Twarabyigiye, turabikora cyane. Umwuga ugabura. Ni umwuga ugabura? Umwuga wo kubaka rwose nawe njye ndabona ari umwuga mwiza, cyane ko twese ubwo urumva nibyo bitubeshejeho. Uduha akazi tugakora, nibyo bitubeshejeho muri umujyi wa Kigali. Tugusanze hano mu rugo, ndabona uba ahantu heza cyane. Twahuriraga nyine ku kazi tutazi naho uba, ariko ndaperereza mbona ngo uhingutse ahangaha. Yego. Kandi wakoze cyane kunyakira. Yego. None Eugene, ikintu njye nari cy'amatsiko, ikibazo cy'amatsiko cyangwa se ni nk'inama wagira urubyiruko. Urabona akazi k'ubwubatsi karimwo parite nyinshi, yaba kubaka, yaba guhereza abubaka, aricyo bita ikiyede, yaba mbese akazi k'ubwubatsi karimwo n'akazi kenshi, habamwe akazi kenshi. Yaba gusiga amarangi nabyo njye mbona ari akazi, yaba mbese n'akazi kenshi. Ko muri iyi minsi ubona bikomeye, akazi karabuze, hari urubyiruko rumwe na rumwe ubona rudashaka gukora, ruvuga ati njye ntabwo najya mu kiyede, ruvuga ati njye ntabwo najya gutoba ibyondo. Wowe nkawe ubona ahantu ibintu bigeze, cyangwa se
ubona n'ukuntu akazi kabuze nihe nama wagira urubyiruko kuko urumva bo nyine abantu benshi bikundira akazi ko kudakora ibintu by'imyanda urumva nyine akazi ko kubaka akenshi nawe nyine urabibona niwe nyirako ubona ukuntu tugakora nize nama wagira urubyiruko rwumva ko rutakura amaboko mu mufuka ngo urukore rwemere rukore muri bya byondo ariko rushaka amafaranga rushaka ubuzima ikibazo kiriho ku rubyiruko rw'iki gihe ntago mushaka gukora akazi kabavunye yego mushaka gukora ibintu byoroshye kandi mu by'ukuri amafaranga ntago ava mu kazi koroshye bisaba gukora ukabira icyuye kandi akazi uri gukora niba watangiye uvuga akazi k'ubuyede umuyede inaha muri Kigali tumuhemba 6,000 cyane makeya muduha make 6,000 ntago ari amafaranga makeya 6,000 bikubye n'ukwezi kandi akazi kaba kariho nise umuyede ari umuyede ufite imbaraga zo gukora ujya ubura akazi ntabwo akabura niba umuyede atangiye ku munsi wa mbere akageza ku munsi wa 5 akora 6,000 ubwo mu minsi 5 n'ibihumbi mu minsi 5 ubwo se 30,000 yego 30,000 se ni ubikuba n'iminsi 30 30 n'ubikuba n'iminsi 30 se ubwo 120 neza amafaranga ni makeya kuda nose buri amafaranga ari 6,000 jene twebwe impamvu tuyafata nk'ari makeya reba uriyemo 1,000 saa sita yagiye muri pause na nimugoroba rataha urye uzishyura n'inzu no kuvuga ngo buriya akenshi burane urubyiruko rwinshi nacyo birebaho bakabona nta kintu kirimo yego ikibazo rero kibaho niki ushobora kuba uje gukora akazi uri urubyiruko wagera muri cya gihe cye kuba ugagaspia ugasora amafaranga menshi kurusha ayo winjije muri icyo gihe iyo witekereje usanga ahubwo utari kuza mu iterambere ahubwo uri gusubira hasi niyo ngo niba wakoreye 6,000 zigama 4,000 bibiri ubikoreshe uzigame 4 kandi bizashoboka none se ko hari igihe tuza ku kazi yaba uri kudukoresha yaba twagiye no gukora ahandi urumva ntabwo dukorera we wenyine usibye nyine ko ari wenyine ubwo twisanzuye tukaba dushaka kukubaza ese kubera iki ikindi kibazo mfite kubera iki ubona mu kazi dukora k'ubwubatsi cyane cyane ak'ikiyede mwasizemo n'abagore kandi nkajya kubona nkabona mwaduhembye amafaranga angana kandi ingufu abahungu bakoresha n'ingufu abakobwa bakoresha cyangwa se igitsina gore gikoresha ntabwo burya zingana kuki muduhemba amafaranga angana ni ukuvuga ngo rero mu kazi akazi kose hari domaine buri muntu yisangamo nk'ubu nshobora kuguha gukubura iriya nzu turi kubaka yego nyiguha ngo uyikubure sinzu 3 nk'ubwo ngo uyikubure umunsi umwe wayirangiza ariko umugore ariko kazi yagenewe gukora akagakora gakunze atakinubira iriya nzu ayikubura umunsi umwe akayirangiza nicyo mugenderaho nicyo tugenderaho ikindi cya kabiri buriya ntabwo wafata umuntu w'umudamu wasize abana mu rugo umugeranye n'umuntu w'umusore uje gukora ari gushaka amafaranga yo kugura telefone nziza umugeranye nawe umugore uje gukora ashaka amafaranga yo gutunga umuryango none se jene ni nk'iyihe nama wagira urubyiruko rw'abakobwa rwanga gukura amaboko mu mufuka ngo rujye gushakisha genda n'ako kazi ko gukubura bakabone ahubwo bagahitamo kujya mu zindi ngeso mbi zigiye zitandukanye kuki nyine babona ko ari akazi gasuzuguritse ni nk'iyo nama wagira bari abantu cyangwa se ni nk'icyo gitekerezo wabaha bigatuma nabo bitinyuka muri kariya kazi k'ikiyede kuko abenshi ntekereza ko banatinyuka nako banatinya kariya kazi ko babona ari ak'imvune cyane wowe watubwira ubwenge ukoresha kugira ngo ubashe gukoresha umukobwa cyangwa se umudamu icyumweru cyose atananirwa akora kariya kazi ubakoresha gute kugira ngo ntibananirwe muri icyo gihe
ni ukuvuga ngo buriya uko twatangiye tuvuga akazi mu rubyiruko, imbaraga z'urubyiruko akenshi bipfira mu myumvire. Buriya nk'umukobwa urangije kwiga, iyo ari ku ishuri yisetingamo ibyo ari kwiga, ariko iyo ageze hanze asanga ubuzima bwo hanze ibyo yize mu ishuri bihabanye n'ibiri hanze. Ni ukuvuga ngo we iyo yaje muri ka kazi akaza avuga ati nje gushakamo amavuta yo kwisiga, nje gushakamo imyambaro yo kwambara, byanze bikunze agakora agashyizeho umutima. Ariko bitandukanye na wa wundi uzaza natangira guterura nk'igikarayi cya sima, atangire kwibuka ibyo yize mu ishuri katari byo ari guhura nabyo hano hanze. Nanone ikindi warumbaje ati ni gute wakoresha umuntu icyumweru kigashira kandi agifite za mbaraga zo gukora. Ko tuba tubona nta mbaraga bafite. Ni ukuvuga ngo rero bariya ubundi ikintu cya mbere mu kazi ni akazi ako ariko kose, gushyira igitutu ku mukozi ntabwo ari byiza. Buriya ikintu ngenderaho ndi gukoresha umukozi, njye mwereka ibyo akora, nkamuha umurongo w'ibyo nshaka kugeraho, ubundi nkaza kumubaza umusaruro nyuma. Utamutokinze nkamubwira ati nshaka ko ukora ukageza ahangaha. Kuko niba mubwira ati nshaka ko ukora ukageza ahangaha, ndamuha wa mufundi umuhereza. Nimara ko umufundi umuhereza, wa mufundi mubwira ati aha hantu ugomba kuhakora hakarangira. Uri kumwe n'uyu nguyu. Ni ukuvuga ngo wa mufundi we anamwihitiramo, sinjye umuhitiramo umuhereza. Ni ukuvuga ngo wa musaruro nza kubaza wa mufundi, nza kubaza wa mukobwa cyangwa wa mugore. Ariko na n'ubundi ugiye kureba neza usanga ba bagore aribo bafite imbaraga kurusha abasore b'iki gihe dufite. Nawe uradupfobeka uhize udukombesha ibara uradusuzuguje. Ni gute? Ariko nanjye hari abagore nabonye bakora. Hari abagore nanjye njyambona rwose bihiringa bakora byahatari. None se je ni nk'iyi nama ushobora kugira urubyiruko cyane cyane rw'abakobwa, kuko abasore bo buriya cyangwa nabo reka tubashyiremo, ariko cyane cyane abakobwa, kuko abakobwa kenshi usanga aribo batinya kariya kazi, naho umusore wehe n'ubundi nubwo yagatinya ariko biza kurangira ubuzima bumucanze akagiyemo. Ariko umukobwa we birangira iyo abona nta yindi sije ihari, ashobora kujya mu ngeso mbi yatinye ka kazi. Ni nk'iyihe nama wagira noneho urubyiruko cyane cyane igitsina gore cyangwa se abakobwa bumva nyine kari akazi batagakora bitewe n'ukuntu babona mu imvune, nyine ku buryo bazatinyuka nabo bakavuga ati reka natwe tujye gushakisha. Kurumva imibyizi ibiri y'ibihumbi 12 irimo amavuta menshi. Bo rero ariko byanaterwa n'icyo bari gushakamo. Ni nk'iye nama wagira abakobwa bumva batakora kano kazi dukora kubera babona ibibazo birimo byinshi? Murakoze cyane. Ikintu cya mbere abakobwa batinya muri aka kazi, ari igihe nka bagenzi banjye b'abenjenyeri akenshi bagenda muri za gahunda zo kuba bakwangiza ubuzima bwabo, bakatinya kuba baza gusaba ka kazi, avuga ati ninjya kukamusaba aranyaka ibi n'ibi, ariko bose siko bakora. Ikindi cya kabiri, inama nagira abakobwa n'abasore muri rusange, ni uko buriya iyo ukoze akazi ufite icyo ushaka, icyo ugamije, byanze bikunze utera imbere. Iyo ukoze, iyo uri gukora ari intego ushaka kugeraho, ntabwo ureba mu ntoki zawe ngo intoki zirandura, ntabwo ureba ngo nikoreye igikara cya sima baranyanduza, ahubwo icyo ureba ufokasinga ku cyakuzanye muri ako kazi. Niba ushaka kugura ihene, niba ushaka kugura inkweto nziza, niba ushaka kugira ku kindi kintu runaka, wowe ureba amafaranga uri gukura muri ako kazi, ntabwo ureba imvune uri gukura muri ako kazi. Ntabwo ureba imvune. Kandi ikindi irindi banga riba mu kazi, akazi ako ariko kose, mu gihe uzakora ukumva imvune, uzamenye ko nawe amafaranga ntacyo ari kukumarira. Ariko iyo uri gukora utari kumva imvune, uri kumva ahubwo imbaraga z'amafaranga uri kwakira, ayo mafaranga akugirira akamaro.
ako kantu gasubiremo. Iyo ukora ni ukuvuga ngo iyo uri gukora ukumva imvune, iyo uri kumva imvune uba uri gutega bosi wawe, ariko iyo uri gukora ntiwumve imvune ahubwo ukumva imbaraga z'amafaranga, ya mafaranga kugirira akamaro. Shaka akantu kararyoshye cyane pe. Iyo ukora uri kumva imvune. Yego. Iyo ukora uri kumva imvune ariko ni ukuvuga ngo niba uri gukora ukumva imvune ntabwo amafaranga ari ayawe. Yego. Ariko niba uri gukora ntiwumve imvune ahubwo ukumva imbaraga z'amafaranga. Yego. Nyaka amafaranga kugirira akamaro. Abo kantu uzi noneho Mana nyagasani. Reka twikomereze. Mwabyumvije, iyo ukora ukumva imvune aya mafaranga ntacyo akumarira. Iyo ukora nta mvune uri kumva ahubwo uri kumva imbaraga z'amafaranga uri gukorera. Yego. Nibyo bintu by'agaciro bihari kurusha izamvune uri kumva. Kurusha zamvune uri kumva. Ubwo ikintu rero gizema gihari numva ushatse kutubwira bwana engineer, ni ugukora twebwe twitaye ku mafaranga turi gukorera ahubwo tutari kumva imvune za kakazi. Ntago witaye ku mafaranga ahubwo kora ukunze ibyo uri gukora. Ukunze ibyo uri gukora n'ibyo uri gukorera. N'ibyo uri gukorera. Murakoze pe. Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo abakobwa bareke kugira ubwoba bwo kuza mu kazi, ndetse n'abandi basore banga gukora bavuga ko akazi dukora ari kabi, karimwo kwandavura kwinshi ngo gateye gateje isoni. Kuko buriya hari urubyiruko rwinshi cyane rutagendana igitiyo mu nzira, ipiki, babona nyine ari igisebo. Ariko nkanjye ndabigendana. Rero mw'abavandimwe mwe, nuko nguko twari tuje kubaganirizaho. Uyu mupapa numva rwose atubwiye ibintu bikomeye kandi byiza. Sinzi uzagaruka tugarutse kugusura watwongera ukaduha ibitekerezo. Yego rwose ni karibu. Kandi mwakoze. Tuzagaruka pe. Ibi bintu biraryoye cyane, ntashye ndashize inyota. Ubwo ngubwo byenda n'ingaruka nibwo nzashira inyota. Yego. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Namwe murakoze. Kandi mwakoze rwose kutwakira hano mu rugo rwanyu. Yego.